rero mbabarira nyumve ndakwinginze reka dukore ibishoboka byose dukore Josepha kwa John vuba. dore cyane rero kandi se wufashwe n'ibiki koko uzindukiye iwanjye mu gitondo uzanywe no kumbwira ayo mateshwa? si amateshwa mukecuru. atari amateshwa se igihe nakubwiye ngo tubatangirize ngo ntiwantaye utwatsi none ubonye bibyaye umwana mwiza ngo nshaka kubatana nta soni. nyamara nibwo ibintu bigiye gukomera. ariko n'ibiki bigiye gukomera byakunaniye gusobanura ko babonye gahuzamiryango urumva bazongera kugirana ibibazo nka mbere? rwose uyu mwana ni umuhuza ndabyizeye azabunga. nyamara mukecuru ushatse wanyumva. ariko urashaka nkumve ibiki? nkurikije uko nabibonye niko nabyeretswe mu nzozi nijoro. ruriya rugo rwaje mu muzi uriya mugore natitonda aramuroga kwakira na Yesu paka satani Kristo aganza. utangiye kunzanaho ya mitwe yanyu y'abarokore yo kwerekwa mediya sohoka umvire mu rugo bitaraba nabi sohoka. ariko mama Josepha waretse no gusobanurira neza. oya ye nta matiku nkeneye kumva ariko abantu musenga kuki ari mwe mugira amatiku umva mpereza n'icyayi cyanjye sohoka utubuke tumuka se ye. ariko se kuki wagumya kurabona ntunga abagore babiri mu nzu imwe? simva hano yewe simva hano ubyibagirwe rwose. ariko se ubundi ntiwibuke ibyo nakubwiye? ariko se vuga gake Joseph atatwumva. vuga gake se uri kubintera. none se kwireka nkubaze urabona kuko yazemera gukoresha umukobwa w'ikizungerezi muri iki kibuga kimwe nakubwiye se bwose. ariko se wiba umwana Jo mva mubwire mva uwo musobanurira uko nabikubwiye. umugore wawe niyicishije ugutwi ariko shaka ahubwo araje naho se ubundi rwose akazi ka hano ntigakomeye nk'uko ubivuga pe ikibazo ni uko urimo uhenda gusa. karakomeye ni ukuri murebe namwe ukuntu inzu yanyu ingana n'isi yose kuyikoropa murabona atari akazi koko? ntabwo bikaze ariko ngaho noneho nimwongereho guteka gufura mbese nyine rwose mushyireho 5. yewe nyanganire nabanje guha akabebe ibere bituma numva neza iby'uyu mukobwa. harya sheri nkumukuye. yewe sheri uyu mukobwa ureba rero ni umumama wamundangiye maze kumutakira ko nta mukozi dufite. ese gusa ndumva azi ubwenge da yahagakora neza urebye. harya koko muja yarifashe aragenda nta no kunsezera. sheri yaragiye pe akozi we yaravuze ngo kuva ubyaye ngo akazi kagiye kuba kenshi ntiyagakira ariko uzi ko yanze ko nanamwongeza. yewe umukozi koko nari n'umwana wundi. none se sheri kuko uyu mukobwa w'ikizungereza arashaka ngo ni 25,000 ra? yego rwose ni 25 byonyine ndimo nsaba mabuja. wese noneho arimo gushaka kumpa 20. zikari make koko niba ari 25 turayamuha rwose. ariko se umukobwa nkawe mwiza w'umusirimu nigute wakora akazi k'ubuyaya koko? mabuja ndakumva ukunde kuko nanjye byarancanze rwose. nanjye navukiye hano i Kigali ariko mama aherutse kwitaba Imana. sengi karagiyeho mama. ihangane disi Imana imuhe uko ridashira. urakomera ihangane pe tubwira ikibazo cyawe rwose witonde natwe turi ababyeyi. ubwo nyine murumva papa yahise azana undi mugore ni umukadata yarangize mbese aho nciye awicisha umuriro aranyaga yateranije na papa aramunyagisha urantoteza ankorera ibi byose bishoboka kubera uwo mugore. abana beza ngaho uceceka byoroshye reka maze utangire akazi. nyine byose mbabwiye n'ibindi bibazo ntiriwe mvugira ahangaha ibyo byatumye nisanga ndimo nshaka akazi ko mu rugo mu gihe ngishakisha ahandi hantu najya kuba. harya wambwiye ko witonda mama? nitwa kwitonda mabuja. rero kwitonda ariko banza uceceke mama reka tuganire. ndacecetse kabisa nizere ko izina ry'umuntu
sibyo ariko sheri wajya unyizera koko Erega ndi n'umurokore mabuja nditonda pe ahubwo se muzajya mumpa n'uruhushya rwo kujya